ngo kanguka wambara imbaraga wakuboko k'Uwiteka we, ambara imbaraga nko mu bihe bya kera. Imana ishimwe, Imana yongere iguha imbaraga. Amahoro y'Imana, umugisha Imana itanga nibyo mbifuriza umunsi ku munsi. Ndabakunda cyane cyane, muri inshuti z'akadasohoka pe. Abantu mwese mwakoze subscribe, share, comment na like, muhabwe umugisha n'Imana. N'abatarayikora ndabinginze ngo munyarukire kuri Bigerezo TV, hanyuma uraza kubona logo cyangwa se kirangantego cya Bigerezo TV, uze kwihangana ukore kuri s'abone cyangwa kuri subscribe, hanyuma umuntu akoraho rimwe, warangiza ugakora ku kazogera kari hepfo no ku gikumwe kiba gihagaze, icyo bita like. Uzaba ukoze ikintu kidasanzwe kandi uzaba uduteye inkunga mu buryo bumwe cyangwa ubundi, kugira ngo ibi bintu dukora ujye uhita ubibona. Ibiganiro byose dushizeho icyo bita notification, ujye uyikoraho kugira ngo ibyo dushizeho buri kanya uhita ubibona bitakugoye. Ikiganiro cyose nshyizeho kikugeraho. Imana iguhe umugisha. Niki kinyicaje imbere ya kamera rero za Bigerezo TV uyu munsi, nta kindi no kubashimira, ariko kandi sibyo gusa, nanashimira Imana kubera yuko idutije ubuzima. Hari abantu bageze ahacecekerwa, bari muri morgue biteguye kujya gushyingurwa. Hanyuma hari abandi barwaye bari mu bitaro. Muririmbyi umwe araririmbye aravuga ngo ntabwo ariko twabyifuzaga natwe, ngo n'abataragize amahirwe nabo si ku bwabo, kuko nta wifuza ko nta wanga kuramuka mu buzima. Rero twe twagize ibibazo, bavandimwe, nifatanije namwe abapfushije, nifatanije namwe mu kababaro. Niko birivuga, aravuga ngo mubabare n'abababaye, mwishimane n'abishimye. Wowe uri mu byishimo kubw'ibyo Imana yagukoreye, reka mfatanye nawe guseka, mvuge ngo Imana nishimwe. Twishimira Imana imirimo yakoze, kuko mu isi ni vice versa. Donc bimwe bijya ntabwo twabona amahoro yuzuye. Bamwe bababarira, abandi baseka, ariko hejuru y'ibyo byose mubwiriza gatatu yaravuze ngo buri kimwe cyose kigira iherezo ryacyo. Ni nayo mpamvu nacinziye shano cyangwa se nayikreye yitwa Bigerezo TV. Umunsi wabwiriwe cyangwa se waburaye, ariko ntuzi uburyo Imana iri bubigenzemo. Imana ifite uburyo, ibintu byose bigira itangiriro n'iherezo. Muhumurize mubwire ngo iyemeye kurarusa, yemeye kubwirirwa, ifite n'izindi nzira iza gucishamo ikaguha icyo kurya, ikaguha uburyo bwo kubaho. Imana ihabwa icyubahiro, tunayishimire ko itazatujugunyanga. Njya nkunda kubwira abantu iri jambo riraryoshye cyane, rivuga ngo Imana ntizakujugunyanga. Ntabwo Imana yakujugunyanga. Yesaya 49 umurongo wa 15 haravuze ngo mbese umugore yakwibagirwa umwana yonsa ntababarire uwo yibyariye? Niko Bibiliya ivuga, ngo ntababarire uwo yibyariye, ngo icyakora bo babasha kwibagirwa, ariko jye sinzakwibagirwa. Dore nguciye mu biganza byanjye nk'uca imanzi, kandi inkike zawe ziri imbere yanjye iteka. Amen. Ntabwo Imana rero yakujugunyanga, ntabwo yakureka. Umuntu ashobora kukureka, imiryango yakureka, abavandimwe bakureka, abo muziranye bakureka, ushobora no kubaganyira ukabatakira bakakwihorera. Ariko ndashimira Yesu, Imana yacu nziza, ntabwo yo yatujugunyanga. Aho abantu babuze, Imana y'ibihari. Ariko nibutse abantu iki kintu, bene data, bavandimwe, nubwo Imana yacu aka kanya ubona itagaragara, ukabona isa nkaho yagiye kure yawe. Yobu yabivuzeho, yaravuze ngo yarari mu bigeragezo, aravuga ngo iyo ngushakiye iburyo Mana sinkubona, iyo ngushakiye ibumoso nabwo sinkubona. Hari igihe Imana isa nk'iyihishe, ariko nta kindi gituma Imana ibikora gutyo, ibigira ngo ibanze irebe, ipime kwizera kwawe. Rero Imana iradukunda, ntabwo Imana yakwirengagiza, ntabwo Imana yakureka, ntabwo Imana yakujugunyanga. Tuyishimire muri ubu buryo, tubwire ngo turagushimiye Mwami, tugushimiye ko warinze ubugingo bwacu, imibiri yacu, imiryango yacu, abavandimwe, inshuti. Warinze igihugu cyacu cy'u Rwanda, warinze abanyarwanda aho bari ku isi yose. Hari abari muri Amerika, ku mugabane w'Amerika, hari Amerika y'epfo n'iy'amajyaruguru, hari abari mu Burayi. Mana ndagushimira ko ujya ubarinda imyuzure,
iriya miyaga yitwa Helena warayibarinze. Hari abari mu gihugu cya Australia, hari abari ku mugabane mana wa Aziya, bose wagiye ubana nabo, ndetse natwe abari muri Afurika, by'umwihariko abari mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, abo tubana umunsi ku munsi, wagiye utwiyereka, watubereye Imana, watubereye umubyeyi, watubereye umutabazi. Turagushimiye yuko ujya utwiyereka umunsi ku munsi. Nuhabwe icyubahiro mubyeyi mwiza, haleluya. Turagushimiye ko waduhaye uburyo ndetse ukaduha naho tuvugira, naho twumvira ijambo ryawe kuri Bigireherezo TV. Nuhabwe icyubahiro. Umuntu wese ukunda Bigireherezo TV ntakabura umugisha w'Imana. Umuntu wakoze subscribe nahabwe umugisha w'Imana, n'abatarayikora biteguye kuyikora nibahabwe umugisha n'Imana. Kandi turagushimiye kuzatwagura tukagera aho ushaka ko tugera. Ni wowe waduhaye ubu bwenge, nuhabwe icyubahiro. Mwami wanjye, nshuti yanjye, mubyeyi nkunda, nshuti papa mubyeyi, nuhabwe icyubahiro cyane. Abantu nibakwima icyubahiro nge nzakikwihera. Ndavuze ngo ntukabure icyubahiro mpari, ntukabure abakuvuga neza mpari. Ni niyo mpamvu nicaye hano imbere ya kamera ngiye kukuvuga neza. Mwuka wera w'Imana ashyigikire. Bisenze nizeye izina rya Yesu, amen. Amina. Reka ngushimire, Imana iguhe umugisha, kandi nkubwire ngo amahoro y'Imana itanga, umugisha w'Imana ube kuri wowe. Kandi rwose ndakwifuriza kugirirwa neza n'Imana. Aya masaha Mwuka wera w'Imana abe kuri twe, nuhabwe umugisha n'Imana. Rero munyemerere dusome ijambo ry'Imana riri muri Yesaya, igitabo cy'umuhanuzi Yesaya, umwe mu bahanuzi bakuru. Yesaya, Bibiliya iravuze ngo Yesaya igice cyaho cya 51 umurongo waho wa 9. Yesaya 51 umurongo wa 9 haravuze ngo kanguka kanguka wambare imbaraga wa kuboko k'Uwiteka we, kanguka nko mu minsi ya kera, nko ku ngoma z'ibihe byashize. Amen. Haravuze ngo kanguka kanguka wambare imbaraga wa kuboko k'Uwiteka we, kanguka nko mu minsi ya kera, nko ku ngoma z'ibihe byashize. Imana ishimwe. Munyemerere dusome amaganya ya Yeremiya igice cya 4 umurongo w'9. Turaza gusoreza amaganya ya Yeremiya igice cyaho cya 4 cya 5 plutôt umurongo waho wa 20 tugere 21. Bibiliya ivuze iki? Bibiliya iravuze ngo amaganya ya Yeremiya igice cya 4:9 aravuze ngo abicwa n'inkota bapfa neza kuruta abicwa n'inzara, kuko bo bapfa urupfu n'agashinyaguro babitewe no kubura umwero w'imirima. Hanyuma umurongo wa 10 yaravuze ngo abagore b'imbabazi bafasha abana bibyariye, barabateka baba ibyo kurya byabo igihe umukobwa w'ubwoko bwanjye arimbutse. Munyemerere dusimbuke urupapuro rumwe. Haravuze ngo iki? Haravuze ngo igice cya 5 umurongo wa 20 haravuze ngo kuki watwibagirwa iteka kandi ukatureka igihe kirekire kireshya gityo? Utwigarurire Uwiteka, natwe tuzaba tukugarukiye, utugarurire ibihe byacu bibe nk'ibya kera. Amen. Utwigarurire natwe tuzaba tukugarukiye, tugarurire ibihe byacu bibe nk'ibya kera. Imana ishimwe. Hanyuma munyemere dufunge Bibiliya, hanyuma tuganire ijambo ry'Imana. Ikirere ntabwo ari cyiza, muraza kumbabarira, aho ishusho rigera ugasanga ntabwo riri kumera neza, kandi nifuzaga ko bose nazajya ngerageza nkabaha ishusho ryiza risa neza, nubwo nyine bigoye. turakirwanaho nyine, murabyumva. Iyo umuntu ari gutangira nyine bari gutangira, kandi ndumva bitaza kukugusha. Imana iguhe umugisha. Munyemerere muri iki gitondo tuganire ijambo rivuze ngo Imana ikugarurira ibihe byawe. Imana ikugarurira ibihe byawe. Imana ikugarurire ibihe byawe. Hari ibihe wigeze wagerana n'Imana,
hari ibihe wabanyemo n'Imana, hari ibihe wagize byiza ubigirana n'Imana, hari ukuntu wigeze wabana n'Imana, Imana ikaba muri wowe, ariko uri kugenda ucika intege, uri kugenda usubira inyuma mu bugingo. Ndashaka kukubwira ngo Imana igarure ibihe byawe bya kera, ibihe byawe bya kera, uko wabanaga n'Imana, uko wagendanaga n'Imana, uko wagiranaga ubusabane n'Imana, ibihe wagiranaga n'Imana, Imana ibigarure. Nkuzana ijambo rivuze ngo Imana ikugarukeho, Imana ugarure ibihe byawe. Mama, Imana nigarure ibihe byawe, Imana nikugarurira ibihe mu izina rya Yesu. Impamvu y'iri jambo nta yindi, tugeze mu gihe kigoye, aho uri kureba ukabona ibihe biri kugenda bihinduka umunsi ku munsi. Abo wari uzi ko ari abakirisitu, ujya kureba ugasanga witwaga ko ari umukirisitu ugasanga yahindutse, witwaga ko asenga ugasanga gusenga yabyihoreye. Donc uri kugenda ureba ikintu cyitwa indangagaciro z'abakirisitu, cyangwa se abitwaga ko bakunda Imana, ugasanga ibihe byarabanamuye. Hanyuma kubera kunamuka kw'ibihe bitewe n'iminsi turimo, ukibaza ibizaza imbere uko bizaba bimeze, n'uwitwa ko ari umukristo uko azaba ameze mu bihe tuzajyamo, tutaramenya uko bizaba bimeze. Hanyuma kugira ngo ibihe tuzajyamo ejo hazaza bizabashe kutworohera, nuko Imana yakongera ikatugarurira ibihe byacu bya kera, twongere turikonese cyangwa se twibuke ibihe byacu bya kera, uko kera twabanaga n'Imana, uko Imana yabanaga natwe. Muririmbyi yararimbye avuga ijambo rikomeye, aravuga ngo Mana wadutabaraga mu minsi ya kera, nanone uzaturengere tugeze ku gupfa. Imana yongere idutabare, yongere itugirire neza, iyabanaga natwe muri cya gihe yongere ibane natwe. Kubera iki? Kubera iki Imana igomba kongera kubana natwe? Ubundi nuza kugenzura neza uraza gusanga ibi bihe turimo bisaba intwarane. Intwari zo zarananiwe. Intwari zo zarananiwe, abitwaga ko ari intwari muvandimwe bamaze kunanirwa, bacogoye. Ariko wowe ndakwinginze ngo ube intwarane. Ubu hari abantu batagiterana, nk'ubu iwacu tujya gusenga saa 9, kubera ko mu gitondo dusengera kamashashi. Mu gitondo hari amateraniro aba yabaye itorero rya kamashashi kuva saa 6 kugera saa 9. Ngo guhera saa 6 hajyamo andi matorero ageze muri 3, hakava saa 9 natwe tukajyamo, kubera yuko ibi nyine turimo biradusaba kwihangana, bikadusaba gusenga muri kondisiyo isa nk'idashoboka, ariko tugasenga. Hari abantu rero bavuga ngo ntabwo bajya guteranira kamashashi ni kure. Ni urugero ndi gutanga, nditangira urugero ku nsengero z'iwacu. Akavuga ngo ntabwo nshobora kuva Indera ngo njye kamashashi, nateranaga hafi y'urusengero, bamwe bagaca n'intege abandi ngo twe ntabwo twajya gusenga, ngo kereka iwacu nibongere bakakingura. Mu gihe ry'ibonaniro rifunze, ese ntabwo wakwigora? Ibihe byiza n'umuntu abyishakamo, ukigora pe, ukemera ukanatega kubwo gushaka Imana. Kandi nkwibutse ko nubwo Imana idashakirwa mu nsengero, ariko Bibiliya yavuze ngo mukunde guterana kwera. Kubera icyo ari ngombwa ko dukunda guterana kwera no gukunda amateraniro y'abera? Bibiliya igitabo cya Maraki igice cya 3, ntekereza neza n'umurongo wa 19 cyangwa se plutôt na 6 gutyo, havuga ngo kera bo bahaga Uwiteka, barateranaga mu gihe bicaye bateranye, ngo mu ijuru ibitabo by'urwibutso bikabumburwa, Imana ikamanuka ikabana n'abayo. Guterana kwera rero ni byiza. Abantu badakunda guterana rimwe na rimwe nibo bagenda bagusha abandi. Ndashaka kubwira ngo Imana itugarurire ibihe byacu nk'ibya kera, yongere idushoboze, yongere iducire inzira. Bene data, twongere duteranire mu nsengero z'iwacu. Ibihe wagiraga kera wongere ubikumbure. Kera watangiye ute? Wakijijwe ute? Kera wibuka umuriro wari ufite ukiga igice, wibuka amasengesho wasengaga cya gihe n'imbaraga wari ufite.
ndumva ashaka kubanza kwibutsa abantu ibihe byiza twageraga kera. Imana nigufashe, Imana yongere ikugarurire ibihe byawe. Haleluya. Ibihe wagiraga kera, nijoro warabyukaga ugasenga, wasengaga isaha ya 9, ariko kubera imbaraga z'igihe ibihe dusohozemo n'imbaraga za Satani ziri kunamura be, ibihe byatuye 9 ujya kwiyegura gatoya ukumva biragoye. Wagerageza gusenga, hari n'abarya badasenze, ariko kera ntabwo ariko byagendaga. Oya, Bibiliya ivuze ngo kanguka wambara imbaraga wa kuboko k'Uwiteka we. Ambara imbaraga nko mu bihe bya kera. Imana ishimwe, Imana yongere iguha imbaraga. Wiginga Imana ikugarurira ibihe byawe bya kera. Nane nube mu buzima bwo kunamuka. Oya, rwose Imana igufashe, ntukomeze kuba mu ntege nkeya. Imana yongere kugarura ibihe byawe bibe nk'ibyake. Ndafashijwe. Kera hari ukuntu twitwaraga, kera hari uko twagendaga, ariko iyi minsi iri kugenda idusaba gusaka kumera nk'iminsi turimo. Bene data, Bibiliya yavuze ngo nugamburura mu makuba, imigani mu migani Salomo niko avuze, nuramuka ugamburiye mu makuba, gukomera kwawe kubazaba kubaye ukubusa. Ntabwo ibihe turimo bidusaba ko tujya gusengera mu zindi sengero zandi, kuko izacu zo bamwe na bamwe barazifunze. Kuzifunga kandi nabwiye abantu ko zera atari insengero zifunze, ahubwo ari amahema y'ibonaniro bafunze kugira ngo tuyatunganye, mu gihe ihema ry'ibonaniro ry'iwanyu rifunze. Ibuka ibihe wagiraga kera, wicare no mu nzu yawe ufate Bibiliya usome usenga Imana. Ibihe byiza n'umuntu abyishakamo. Ntabwo kuba uyu munsi wa none insengero zimwe na zimwe abantu batari guterana bivuze ko wagwa. Oya, ongera wibuke ibihe bya kera, ongera ugirane ubusabane n'Imana. Dore icyo Bibiliya ivuze. Bibiliya yavuze ngo kanguka wambare imbaraga. Haleluya. Wongere wambare imbaraga, wongere wambare imbaraga z'Uwiteka. Nko mu bihe bya kera, wongere wishakamo ibihe byiza, wongere wumve ugiranye ubusabane n'Imana. Mama, wongere ube concentré avec Dieu, ube concentré, donc ube close friend n'Imana. Wongere ugirane ubumwe n'Imana, wongere ugirane ubusabane n'Imana. Kandi reka mbabwire, ndabizi neza ko ikirere ndi gukoreramo kisa nkaho kitari kiza. Nagiye sa nkaho nkora muri kamera, muri nyihanganira njye nkoresha kamera za telefone. Rwose simbabeshye, ni telefone nikoshereza, nagiye nyikoramo muri hangana. Hari umuntu urose kumbwira ariko ngo wowe ngo buriya ngo bira bintu byawe ngo ubona ngo bizagenda gute ukoresha telefone. Yes, ndayikoresha nyine, ndayikoresheje se byagenda gute, kuko ni ngombwa. Ni igihe nyine ndimo cya telefone, ariko igihe kizagera nkoreshe kamera. Imana incira inzira mbone kamera irahenda, ariko nubwo ihenda ntabwo uyu munsi wa none nza guforosa Imana ngo nime kamera. Hoya, igihe itarayima ngomba kuba nkora ibishoboka. Uru ni urugero rumwe ngo haye, mu gihe insengero zitarafungurwa ntabwo bivuze ko utasenga. Kuba naragura kamera, naragura mashini yo gukoresha, ntibivuze ko ntavuga kandi bikumvikana. Se ntabwo uri kunyumva, ubundi se bitwaye. Hari umuswahili yavuze ijambo ryiza, aravuga ngo usizarau kazi yangu yako haunisaidiye. Donc ni magambo, ntusuzugure ibyo nkora kuko ibyo ukora wowe ntabwo ari byo bintunze. Yes, ntabwo nshatse kuvuga nabi, ariko abantu nimukashaka gusuzugura ibyo abandi bari gukora. Wenda ndi gukora wigaragura arutuwanga, nukuri pe uwigerageza arutuwanga gukora. Il faut travailler pour gagner ce que tu as besoin. Nimba ushaka kugira ku cyugeraho, gerageza ukore travailler. Ubundi hari principe 3 ngenderaho kugira ngo nanjye ndebe ko hari icyo nzageraho, nawe nzikubwire rwose nawe nibishoboka uzigendereho. Ubundi principe za mbere zizatuma wagera aho ushaka kugera wowe ubwawe. Jewe nizanjye, ariko reka nawe nziguhe uzigendereho. Icya mbere, discipline, kugira discipline. Icya kabiri, gukora. Icya gatatu, gusenga. Haleluya. La discipline, travail et prière. Discipline, travail, prière. Izi ntego uko ari 3, cyangwa se izi setting goals,
kugena intego zawe, setting goals, izi ntego zanjye kugira ngo nzageraho nshaka kugeraho. Cyambere discipline, no mu bintu by'Imana habamo discipline. Amen. No mu kazi kawe ukagira discipline. Hari abantu baba ari abanyabwenge ariko nta discipline bagira, ugasanga bageze mu kazi kwera nyine bakunda ibintu bya discipline nkeya, ugasanga discipline ibavanye mu kazi ariko atarabaswa. Rero muri kategori zose, mu buryo bwose, mu byiciro byose bitandukanye, uba ugomba kugira discipline. Icya kabiri, discipline ijyana na travail, ugakora cyane, hard working. You must hard working. Ugomba gukora cyane. Then if you work hard, you will get something. Nukora cyane uzagera ku kintu runaka. You never get anything without trying to do. Ntabwo ushobora kugera ku cyo ugomba kugeraho utagerageje gukora. Hano ushobora kumva ati noneho kutubwiriza ugashyiramo n'agafaransa n'akongereza. Yes, twarakize, si no kubiyemeraho Imana yagize neza. Kandi nabyo turi muri East African Community, bavandimwe, ntabwo ari kwiyemera. Hari umunsi umwe nigeze kujya mu gihugu cya Uganda, ngombwa ko nigisha ariko bakansemura mu Kigande, bituma nshaka kwiga Ikigande cyane. Ndavuga ngo wasuze burungi kati katonda kwemukisha, ntangira kwiga Ikigande mu Ruganda bagamba katonda kwemukisha. Katonda kusasiwe, katonda yebaziwe nyonyo. Ubwo ndavuze ngo Imana ihimbazwe cyane, donc ngomba kubyiga. Meme si n'igiswahili, donc ukakimenya. Kavuga ngo Mungu akubariki, ubarikiwe na Mungu. Urumva rero ntabwo ari byiza ko wibagirwa, cyangwa se muri discipline yawe ugomba kuba n'umuhanga, ariko kandi mu buhanga bwawe ukagira gukora cyane, hard working. Then ibyo ntibihagije. Praying. Take a time for praying. Fata igihe cyo gusenga. If you pray, God will give you the power. If you pray, God will give you everything. When you pray, God will protect you. If you pray, God will support you. To pray is a good thing to get anything what you need. Right? Nuramuka ufashe ibihe byo gusenga, Imana izaguha icyo ukeneye. God will give you everything on your prayers, mu masengesho yawe. God will through, Imana izaca will through on your prayers, then will support you. Because you don't have any power, but God has power. Ntambaraka ufite. We need favor. We need support from God. That's why you have to take a time for praying. Then God will support you. There is a hand of God behind. Yes. Reka sango undekeye nari ndi kugwa intego eshatu zatuma ugera ku cyo ushaka kugeraho. François yaravuze ngo il faut travailler pour gagner ce que tu as besoin. Non, pas travailler seulement. Tu dois ajouter. Tu dois ajouter de prier. Sans travailler, sans gagner quelque chose. Sans prier, sans gagner quelque chose. Travailler et prier, on a donné ce que tu as besoin dans la vie courante. Dans la vie courante, nous pouvons parler, nous pouvons travailler, nous pouvons, dans la vie courante, nous pouvons prier. Et puis Dieu te donner ce que tu as besoin dans la vie courante. Mu buzima busanzwe ugomba gukora ariko ugasenga, et puis Dieu t'aidera. Dieu t'aidera. Imana ifasha uwifashije. Imana isupportinga umuntu wagize uruhare mu byo nawe ushaka ko warugiramo. Munyemerere ngaruka kuri iri jambo. Ndi kugwa intego eshatu zatuma ugera ku cyo nawe wageraho. Imana iguhe umugisha. Ari umuntu yavuze muri Ngaravuga ngo uzana mbongo zana nyoso. Donc uzana mbongo uzana nyoso. Iyo ufite amafaranga, ufite ibintu byose, donc ntabwo ushobora kugera ku kintu
runaka udafite ubushobozi. Imana rero ibahe amafaranga, ibaho ubushobozi, ibaho uburyo, kandi amafaranga urayakorera, arakorerwa. Imana bagire neza, mbifuriza ibyiza byose. Muri ibyo byiza rero harimo n'amafaranga. So mu yandi magambo, munyemerere tuganire kuri iri jambo n'ubundi ndi kubaganirizaho, rivuga ngo Imana ikugarura ibihe byawe bya kera. Kera hari uko wabanaga n'Imana, kera hari ibihe byiza wagiranaga n'Imana, hari ukuntu wabanaga n'Imana bucece, ugasenga utiriwe usakuza. Muri bya bindi nababwiye bitatu harimo gusenga. Mu bintu byatuma Imana ikora igitangaza ku buzima bwawe. Ntabwo Imana izava mu ijuru ngo iguhe umuceri, oya. Kuko Imana mu ijuru nta miceri ibayo. Nta nubwo Imana izava mu ijuru ngo ikuzanire amafaranga, oya bavandimwe, amafaranga arakorerwa. Muri bya biciro bitatu, muri za kategori eshatu zatuma ugera ku cyo ugeraho, il faut travailler. Ntabwo Imana ifite amafaranga mu ijuru izazana ngo wowe wa musore we ukore ubukwe, no. Il faut travailler kugira ngo ugomba gukora kugira ngo ubone amafaranga yo kubona inkwano. Kandi gukora cyane bijyana na discipline. Ibyo ntibihagije, ugomba no kongeraho gusenga. Hari abanyeshuri usanga bajya ku ishuri rimwe na rimwe bakaba mu murimo w'Imana, muri za rajepura cyangwa groupe protesta, bakihorera mu bintu by'Imana cyane. Umunyeshuri agahera kuwa mbere asenga, kuwa kabiri amasengesho, kuwa gatatu akibagirwa gufata ikayi. Mubwiza ukuri, birashoboka ko uri umunyeshuri wigana universite, ni byiza. Nanjye narize, nageze kaminuza, wenda nubwo bitagenze neza, ariko twafataga igihe tugafata amasirabisi tugasoma. Ntabwo ushobora kujya gukora kati waraye mu masengesho utize ngo utsinde. Ntabwo amasengesho yatuma utsinda gusa, ahubwo amasengesho ajyana no gukora. Ugakora ariko wanasenze, Imana iragushyigikira ukabona amanota. Ntabwo Imana izaza ngo oya bene data, aka kantu kose kavugeho cyane. Ntabwo Imana izava mu ijuru ngo iguhe amanota wa munyeshuri. Uriga universite, uri mu bihugu bitandukanye, wagize umugisha ujya hanze, no. Il faut combattre, ugomba kurwana kugira ngo donc ugere kuri icyo ushaka kugeraho. Mu kurwana rero no kurwanira ishema ryawe, ishyaka ryawe, ukagira ishyaka ryawe riza gutuma ugera ku cyo ushaka kugeraho. Birashoboka wenda iki kiganiro kukuganiriza uri kumva gisa nk'ikivangavanze, ariko nibyo ijambo ry'Imana rigira n'ubuhuguro. Ibihe byiza, ntabwo ushobora kugera ku bihe byiza utibutse aho wavuye. Oya, wanze utekereza uko wazamutse wowe ubwawe. Imana ishimwe, haleluya, Imana ishimwe. Tewo ndi mu bantu nanjye bagiye bazamurwa n'Imana gake gakeya. Hari igihe nzafata igihe mbaho ubuhamya. Twigeze twaba mu buzima bubabaje cyane. Twariye imisigi. Nimvuga imisigi ni ibiryo byo ku mihanda. Twabaye mayibobo, ubuzima bugoranye. Kiwe nabaye mu buzima bugoranye imyaka 8. Mu kigo cyitwa Les Enfants de Dieu. Abakizi uzamuka 15 mu kigo cy'abana b'umuhanda. Ngeze primaire, école primaire do munini. Nakano gato shaka kubabwira kugira ngo mwumve muri za ntego zanjye ngenderaho nawe uzigire. Ngeze kuri école primaire do munini, nari twari tugifite amakode mu mutwe n'ibiyobyabwenge bitaratuvamo neza, ariko nza gutekereza ku izina ryitwa Les Enfants de Dieu. Les Enfants de Dieu, ça veut dire quoi? Un enfant de Dieu, child of God, umwana w'Imana. Ese umwana w'Imana yakwitwara ate agaragaza indangagaciro za se ariyo Mana? Numva ko ndi umuntu, ndi umwana w'Imana ko. Ese ndamutse ntize sinaba ndi gusebya papa ariyo Mana? Ndagenda mba concentre n'ikayi n'undi muvandimwe witwa Tadeyo. Aragenda aranyigisha, turiga, tuba concentre n'ikayi, turasoma, tukabyuka saa 9 mu gihe abandi banyeshuri cyangwa abandi bana babaga basinziriye, tukabyuka tukasoma, tukiga.
imana iza guca mu byo twakoze. Ngize umugisha ngiye kureba amanota asohotse mu banyeshuri bageze muri 37 bari batsinze, ndi imbere y'iyera ku rutonde rw'abasohotse rw'abasohotse batsinze. Icyo gihe bafatiraga ku manota, uziko nasanze ndi uwa 7 mu bantu 37 icyo gihe bari batsinze, ndi uwa 7 vraiment. Wari mayibobo abasha gutsinda ikizamini. Narakoze ariko ndanasenga, imana iramfasha tugera segonderi. Imana iramfasha ngeze segonderi ngira umugisha wo kuyobora icyo bita groupe proteste. Imana iramfasha ndatsinda nabwo, nizi ibintu bita electronique informatique. Nari nyobe groupe proteste hafi abantu 800. Ndangije ndiga ndiko ngera discipline mu kigo cyose banyitaga pastor kubera discipline ijyanye n'iyobokamana. Nkitwara neza nk'umupastor nyine, nubwo ntariwe n'ubu mu buzima busanzwe batwita aba pastor kubera ibyo dukora, ariko ntabwo turabyimikirwa. Ntagira unyumva nabi, ntabwo baransuka amavuta yo pastor, sindaba umushumba. Ariko mu buzima busanzwe icyo ukora nicyo kiguhesha izina. Nucuruza amakara uzaba usa n'amakara, mu yandi magambo iyo ukora ku cyuma cy'ifu uba usa n'ifu. Iyo uri umupasiteri rero uri mu bintu by'Imana ufite nyine ishusho y'abapasiteri, ubwo ndabishimira Imana. Nabyo n'umunsi wa none izina ryarankurikiranye kandi nabyo ndabikunda. Numva ikintu bita pastorale ngikunze, n'abashumba aho bari abapasitoro bavandimwe babyeyi bacu mbashimire mbasuhuze. Imana ibaho umugisha rwose, ibintu nshima. Uriya ni umurimo utoroshye, kuyobora intama z'Imana ni umurimo utoroshye. Nanjye rero icyo gihe nitwaga pastor kandi n'ubu izina ntirirahinduka nubwo ntarabyimikirwa. Amen. Icyo gihe rero ndi umuyobozi wa groupe protesta, narakoraga ariko nkanasenga, byose nkabivanga. Uziko naje kubona buruse nkajya kwiga muri Université Nationale de Butare. Nubwo urugendo rwanjye rwo kwiga ni amateka maremare ataje kugenda neza bitewe n'impamvu z'ubuzima, ariko nabonye buruse. Kwiga rero cyangwa se gukora ukagira discipline bigendana no gusenga, ibi bintu uko ari bitatu byatuma Imana yibuka ikakugirira neza. Mama, gukora cyane ntabwo bihagije, na discipline yonyine ntihagije, bijyana no gusenga. Imana ibamugisha ko munyumvishije. Hanyuma Bibiliya ivuze iki? Yesu yaravuze ngo kanguka kanguka, va mu bunebwe, ongera ufate ibihe byo gusenga. Va mu bunebwe, ongera ufate ibihe byo kubana n'Imana. Kandi ibihe byo kubana n'Imana biraza gutuma Imana ikora ikintu gikomeye ku buzima bwawe. Wongera imbaraga mu buzima bwawe. Usenga Imana ibwira ngo Mana, wongera ungirire neza mu bihe byashize, wongera ubane nanjye, wongera supporting nk'uko wabanaga nawe. Mana wadutabaraga mu minsi ya kera, nanone uzaturengere tugeze kugupfa. Niko umuririmbyi yaririmbye. Imana yongere ikugirire neza. Imana ishimwe. Yeremiya ageze mu gihe cyari kitoroshye kugira ngo soze amaganya Yeremiya igice cya 4, ni igihe Abisirayeli bari barigometse ku Uwiteka, barakoze ibyangwa n'amaso y'Imana. Imana ifata icyemezo cyo kubica, ariko ntiyabakoraho. iravuga ngo nzabicisha inzara. Inzara irabica kubera kutumvira Imana. Imana iragenda ibateza inzara, inzara irabarya we. Imana ikurinda inzara. Inzara ni mbi. Inzara utazi inzara arayibarirwa. Inzara yigeze kutwica turi mu muhanda, fata ibyo kurya ibyo bita imisigi. Ndangije ntamira ikintu cy'igitsima twari dufanye muri poberi Gikonda ahantu. Ndangije nyitamiye nsanga harimo kirida inyica mu nkanga. Inzara yakwica wowe ukarya n'akataribwa. Inzara yica umugore wari ufite igituza cy'amabere, hanyuma amabere akavaho neza akagira igituza nk'ica umugabo. Inzara yateye i Samariya, umugore agafata umwana we akamutema akamurya, barangiza bakasangira umwana wabo. Inzara nimba. Imana ikurinda inzara. Muri iki gihugu cy'u Rwanda habaye inzara nyinshi. Ibirari by'ubutegetsi, umugabo bita Munana, hari ukuntu yigeze yavuga inzara ndazumva neza. Reka mvuge nkeya mwumve inzara. Hariyo bita Matemana, hariyo rwanya iyo bita Ntunyanjweho, hariyo bita Rumanura Imbaba, hariyo bita Rugaragaza abadakekwa. Inzara zabaye ni nyinshi.
hariyo bita Rwakayihura, hari inzara yaje yitwa ejo bundi yitwaga Trokome, hari indi yaje yitwaga Nzaramba, hari indi yitwaga Warwaye Ryari. Inzara zabaye mu Rwanda ni nyinshi, inzara zabaye nyinshi mu Rwanda. Ariko bene data, inzara ni mbi. Inzara, Imana ibarinde inzara mu izina rya Yesu. Inzara ifata Abisirayeli irabica kugeza ku kigero Yeremiya yabibonye bimutera ubwoba, bituma ajya gusenga. Mva kuntu Bibiliya ivuze, yavuze ngo abicwa n'inkota bapfa neza kuruta abicwa n'inzara, kuko inzara yo yica urupfu rubi n'agashinyaguro. Donc ni ukubanza bagapfa ariko bagashinyagurirwa. Inzara irabica ariko hakongeraho n'agashinyaguro, urupfu. Donc urupfu iriya ni icyungo. Donc barapfa ariko bakongerwaho n'agashinyaguro. Imana ikurinda inzara, kuza inzara ni mbi. Mwende magambo, Imana ibarinde inzara. Mbifurije kutagira inzara, kandi inzara mbi muri iki gihe kigoranye turimo cy'iminsi imeruka. Inzara mbi hari bene data, ni inzara mu buryo bw'umwuka, abantu bakagenda barashize barananutse mu buryo bw'umwuka. Imana ibarinde inzara yo mu buryo bw'umwuka. Iyo umubiri yo ushobora no kurya ibyatsi, abantu bageze igihe bakajya barisha n'inka kubera inzara. Abisirayeli inzara irabica, maze kubica Yeremiya arababara, aravuga ngo Mana aho bigeze maze kubona ikintu giteye ubwoba. Sikabicwa n'inkota bapfa neza kuruta abicwa n'inzara, kuko bapfa urupfu n'agashinyaguro babitewe no kubura umwero w'imirima. Ageze ku murongo w'10 aravuga ngo abagore b'imbabazi bafasha abana babyaye, aho umugore afata umwana yabyaye ngo barabatema barabateka babizo kurya byabo. Inzara ituma umugore afata umwana yabyaye akamuteka. Urumva inzara ari nziza mwebwe? Imana ibarinde inzara mu izina rya Yesu. Yeremiya ageze mu gice cya 5 asenga isengesho nakunze, aravuga ngo Mana niki gituma twibagirwa igihe kirekire kireshya gutya? Nutujugunyanga witureka ngo twumeze twicwe n'inzara, wirebera gusa, oye witwiworera. None aho bigeze turagusabye Uwiteka utwigarurire, natwe tuzaba tukugarukiye. Tugirire imbabazi Mwana, kandi ntugarukiraho gusa, utugarurire ibihe byacu bibe nk'ibya kera. Wongere twibuke, utugarurire ibihe byacu, wongere utugaburire, wongere utwambike, utugarurire ibihe byacu bibe nk'ibya kera. Yongere kugarukaho bundi bushyashya. Imana itugarurire ibihe byacu bibe nk'ibya kera, uko yabanaga natwe kera yongere igaruke muri twebwe. Nari nkuzaniye ijambo rivuze ngo Imana itugarukeho. Imana ikugarukeho mama, Imana utugarurire ibihe byacu nk'ibya kera. Wongere ugirane ubusabane n'Imana, wongere iwawe, wongere urye. Hari abantu badaheruka ifiriti, hari abantu badaheruka akanyama, inyama zimaze kugera ku 5,000. Imana yongere irebe uburyo ibigenza. Kamara ukwezi utariye akanyama, kamara ukwezi utariye agafiriti, warahoze ukarya. Ndakubwo urugero rumwe rw'uko kera wabagaho, ariko umunsi wa none ibibazo byaraje, ibigeragezo byaraje. Nanjye si ukubabeshya, ubu ntabwo wajya kumwira njya kugura inyama 7,500. Oya, kera twarayiguraga. Doko usanga ari ikintu kitoroshye, ubuzima bugoranye. Ariko yongere tugarurire byacu bya kera, twongere natwe twongere tugire ubuzima nk'ubwo twagiraga kera. Hari ukuntu kera twifataga, twabagaho neza, ariko umunsi kugendeza bezwe ni nyinshi, kandi ibidusaba ibikenera uburyo ni bwinshi, kandi ubwo buryo ntabwo dufite. Imana nitugarurire ibihe byacu bibe nk'ibya kera. Abahinzi bahinge bongere beze, Imana yongere gusha imvura. Abacuruzi bongere bacuruze, abakora akazi ko mu mabiro bongere bagakore, abirukanwe mu kazi musubire mu kazi. Ndabyatuye mu izina rya Yesu. Imana yongere ikugarurire ibihe byo gusenga, wongere ugirane ubusabane n'Imana, wongere ugirane ibihe byiza n'Imana. Imiryango yakuvuyeho yongere kugarurikire, abakwanze bongere bagaruke mu izina rya Yesu, abakwangaga bongere bagukunde mu izina rya Yesu. Imana yongere tugarurire ibihe byiza nk'ibya kera. Munyemerere senge. Imana y'umugisha. Mwami Yesu, aba bantu bose bumvaga ijambo ryawe, wongere ugarurire ibihe byabo nk'ibya kera, ubarengere mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Mwakoze cyane. Imana y'umugisha. Soreje aha. Imana ibagorere ibihe byanyu nk'ibya kera. Ndabakunda. Astra Vista. Imana ibagire neza mu izina rya Yesu.